aravuga ati u Rwanda ugiye ko rwafatirwa ibindi bihano bikomeye cyane. Uwo na wundi ni umugabo ukomeye cyane, umugabo usigaye wita nk'Imana imbere mu maso ya rubanda. Na wundi ni Trump. Uwo ni president wa Amerika yaje ko yavuga amagambo akomeye cyane abajijwe nande na Hariana Veràs, ni umunyamakuru ukorera itangazamakuru mu gihugu cya Amerika, umunyamakuru ufite ubwenegihugu bwa Afurika ndetse akaba aturuka mu gihugu cyo baturanyi nubwo atari hafi cya Angola. Ese uyu mugore arashaka iki ku Rwanda? Nguhaye ikaze hano ngaha ku kiganiro cyacu, ngwino tubane tumenye byinshi birambuye. Abenshi bumvisha izina Hariana Veràs Victoria bumva ko ari umugore w'intwari ya Afurika ndetse akaba n'umuvugizi wa Afurika muri rusange. Gusa byo ubu siko ari kuvuga, ubu ngubu barimo kumuvugaho kashobora kuba ari indaya ya Kisekedi. Mu buhe buryo? Ati uyu mugore asigara avugira Afurika mu buryo butari ubwa nyabwo, ndetse nk'uko twe tumuzi mu bihe byagiye bitambuka mbere ubwo yavugiraga Afurika ari nk'ijwi rya Afurika muri rusange ku mugabane w'i Burayi, none ubu ngubu akaba ari uri muntu urimo kuba yazana amacakubiri hano ku mugabane wacu wa Afurika. Uribaza ati byagenze gute? Hariana Veràs Victoria ni umugore ukorera itangazamakuru mu gihugu cya Amerika, aho aturuka mu gihugu cya Angola, ariko ubu ngubu tuvugana akaba arimo kuba yazana amacakubiri cyane cyane ashaka gushirishamo u Rwanda. Bananshi baribaza ati ese byagenze ute kugira uyu mugore yanga u Rwanda bigeze kuri uru rwego, aho atangiye kuba yongera kuzana amacakubiri akomeye cyane, aho yaje ko yabwira Trump ati ese ko wafatiye ibihano igihugu cy'u Rwanda byaje kuba byagenda ute? Muribuka mu minsi yashize aho Kisekedi ndetse na Paul Kagame, President of Rwanda ndetse na President of Congo Brazzaville bari bageze ku mugabane w'i Burayi, aho bari barimo kuba baganirizwa ndetse na President Trump. Ibyo ngibyo haje ko hafatirwamo ibihano bifatirwa igihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa byo ibyo bidahagije, Hariana Veràs Victoria niba Kisekedi yaje ko yamubwira ko ibyafatiwe u Rwanda bitaje kuba byagerwaho, sinzi ikibazo gikomeye, aho yaje ko yabwira Trump ati u Rwanda rwavuze ko rutazigera rukura ingabo zarwo muri Democratic Republic of Congo. Ese koko uyu mugore ashaka iki? Ese ibyo byaba byaravugiwe hehe? Cyo rero nguhaye ikaze kujya uzi hano ngaha tubane muri iki kiganiro cyacu, aho tugiye kuba twagaruka ku mugabo Trump, aho mu minsi yashize yavuze ko ubwe ari nk'Imana, yaje kuba yigiranya na Yezu, ndetse tumwita ko ari umugabo wita igihangaje gikomeye cyane hano ku isi, aho ubu ngubu twagaruka no ku bintu bijyanye n'intambara irimo kubera muri Iran ndetse na Israel na Amerika, aho habuze igihugu kiba cyemera ngo kizane amahoro hagati aho ngaho. Gusa byo uyu mugore Hariana Veràs Victoria uturuka mu gihugu cya Angola yagiye muri Amerika, mbese mu minsi yashize mu myaka yatambutse yari nk'ijwi rya Afurika ku mugabane w'i Burayi, ariko uyu munsi wa none niwe muntu ugiye kuba yazana amacakubiri akomeye ndetse no kuba yashirishamo Afurika. Aho nakubwira ngo yagiye avuga ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda cyane cyane, ariko hari ibintu byinshi bimaze iminsi bitambuka ndetse byagiye bigarukwaho cyane, aho mu minsi yashize yaje ko yagaragara arimo kuba yahabwa Imana na Kisekedi. Ibi bishobora kuba bivugwa ko ari byo bishobora kuba biri gutuma aguma kuvugira igihugu cya Democratic Republic of Congo cyane kurusha ibindi byose. Ese uyu mugore nukubera iki Afurika agiye kuba yadushiramo amacakubiri? Ese ibi bintu arimo kuba yabishakamo iyihe nyungu? Gusa byo nago yakora kuba yazana amacakubiri hano ku mugabane wacu wa Afurika, na nyungu abifitemo. Ese Hariana Veràs Victoria ufite izihe nyungu mu kuba u Rwanda warushirishamo imbere ya Trump? Hari ikintu ndimo ngiye kugira ngo mbe nababwira mwe mwese muri hano, ndagira ngo mbabwire ngo kuri uyu munsi wa none ibintu byakomeye, ibintu bigiye kuba byaba ibindi, aho Trump yavuze ko agiye kuba yashakira ibihano igihugu cy'u Rwanda.
aya ni amagambo yaje kuba yivugira ubwe avuga ko ashobora kuba yashiraho ibihano bikomeye cyane biruta ibyo yari yatanze. Ase ubu biraza kuba byagenda gute nyuma yuko ingabo z'u Rwanda zatangiye kuba zava muri Mozambique kubera aho Amerika yavuze ko nta nkunga izongera kuba yajya hano muri Mozambique. Sinzi ikibazo, ariko u Rwanda rwaje kuba rwavuga ko ese ruzaje gutanga ubufasha bw'ibijyanye n'ibya gisirikare, niburangiza butange n'inkunga y'amafaranga cyangwa tubyite buzashora imbaraga, niburangiza bushore n'amafaranga. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ngiye turimo kubana muri iki kiganiro, nakubwira ko ni Patrick cyangwa Tepi PK. Hano ngaha ndi kugira ngo mbabwire ngo ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye nyuma yuko aba perezida uyu mugore twakita Hariana yaje kuba yagaragara arimo gukoresha interview president w'ibi bihugu bigiye bituranye natwe, urugero nk'u Burundi, aho yarimo gukoresha Evariste ikiganiro aho ngaho mu itangazamakuru, aho bavuga ko uyu mugore ashobora kuba ari umuntu ushobora kuba ashaka kuba yatandukanya ibi bihugu byo mu kiyaga cya Afurika cyangwa tubyite ibihugu byo muri East Africa. Ese uyu mugore katari umunyekongo, ese umugore wahoze ari umuvugizi wa Afurika muri rusange, ubu ngubu akaba ari we urimo kuba yashaka ikintu cyatuma Afurika igwa hasi. Ese Hariana Veràs Victoria urashaka iki ku Rwanda? Baravuga ati ukundere n'umunere aragusuzugura cyangwa akagira ngo nta kibuno ufite. Nyamara uyu mugore sinzi ikintu arimo kuba yadushakaho, kuba ari umuntu urimo kuba yavugira Kongo cyane ntago bimuha uburenganzira bwo kuba yashirishamo u Rwanda no mu bintu rudakora, akaba yashaka kuba yarushirishamo. Gusa byo ndagira mbwire ngo uyu mugore uturuka muri Afurika nawe ni umunyafurika kimwe natwe, uretse ko tudahuje ubwenegihugu n'umunye Angola, ariko twe tukaba abanyarwanda muri rusange. Gusa byo ibi bintu bigiye kuba byateza imvururu mu kayaga ka Afurika, mu kiyaga cya Afurika, aho bigiye kuba byatera ikibazo gikomeye cyane, amakimbirane akomeye cyane. Bavuga ko amakimbirane ari hagati hano muri Afurika, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubu niho icyo bita amakimbirane agiye kuba yaza. Ese President Paul Kagame ari buze kuba yabivugaho iki ibintu birimo kuba byamuvugwaho n'uyu mugore? Gusa byo ntago ari buri kimwe cyose kikuvuzeho bakuvuzeho ngo nawe ututera hejuru, ubundi tujye twitonda buri kimwe cyose tujye kuba twavuga. Igihe ushaka kuba ushaka kwishimira igihugu kimwe ukaba watandukana n'ibihugu byinshi cyane. Uyu mugore yari nk'ijwi rya Afurika, bamwe mu ba Kinshasa bari bamwumva, ba Kongo benshi bari bamwumva cyane, ariko ibintu arimo kuvuga bishobora kuba byatuma mbese bamwe batiyumvamo ubutegetsi bwa Kisekedi bushobora kuba bwahirikwa, cyangwa akaba yazagera aho ahura n'ibibazo bikomeye cyane. Murabizi ko mw'iyi si ari igihe hari abantu baba barakaye ku buryo iyo utangiye kuba washirishamo bene wabo, aho kugira ngo ushirishemo igihugu cyose muri rusange, akaba yakwihoreraho kuba arimo kuba yashirishamo u Rwanda. Ni ibintu bigaragaza ko n'igihugu cya Democratic Republic Congo gishobora kuba cyabigenderamo cyane. Ese tubyizere? Hariana urashaka iki hano muri East Africa? Cyane cyane tugarutse ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, uragishaka iki? Uyu mugore ni gatumwa cyangwa si gatumwa? Hariana Veràs Victoria, ndabashimiye mwese tujye tubana hano umunsi ku wundi. Nawe uhageze bwa mbere, mwifurije ko wakanda kubuta subscribe kugira ngo hatazagira ikiganiro cyongera kwa cyagucika cyangwa ikigeranyo cyaba cyagucika. Ndabashimiye mwese.